ngira ngo rero mu by'ukuri murabibonye, mubonye Jackie yambikwa impeta, Jackie mu by'ukuri ameze neza, ashima umugabo, avuga ibyiza by'umugabo. Mubonye Jackie bamwambika impeta hariya, ni ibintu mu by'ukuri biryoheye ijisho, ni ibintu byari byishimiwe cyane. Ariko uyu munsi turi kugaruka tureba Jackie ari mu bihe bigoye, ari mu bihe byo kuvuga nabi wahoze yaramwambitse impeta, wahoze ari umugabo we, amutuka, amushitinga. Twakwibaza, ese mu by'ukuri Jackie niki cyihishe inyuma ku gutandukana kwa Jackie? Niki gikwiye gukorwa kugira ngo tubone inkundo zirambye kuri iyi mihanda? Nibyo tugiye kugaruka rero muri iki kiganiro, duterwamo inkunga na Ndego Salo Coiffing. Ni salo nziza cyane mu by'ukuri ishobora kugutunganyiriza imisatsi, salo nziza cyane ishobora kugufasha gusa neza. Burya iyo uyitayeho usa neza, kandi uko usa neza ni nako mu by'ukuri abagukurikira bagenda bagushima. Nutembera rero mu bice bigiye bitandukanye bya Kayonza, bishimiye kuzakubona muri Ndego Salo Coiffing. Ni salo imeze neza, kandi nanone twizeye ko uzadusura muri Silent Hotel. Ni hoteli nziza cyane iherereye hano mu karere ka Kayonza. Uwifuza mu by'ukuri kutugana yatwandikira inbox, hanyuma tukarushaho kumukorera serivisi nziza kandi inoze. Reka rero mu by'ukuri twikomereze, tugaruke mu by'ukuri by'umwihariko, ese Jackie hari ibintu bibiri nge ndeba, kandi iki kintu nukireba urasanga gishoboka. Jackie nuriya mu tipe wiwe ari kwita ngo ni imbwa, ngo ni umugabo mbwa, ngo ntabwo ngo umuntu ngo w'umugabo ngo utazi kurongora. Mani nyine hari ibintu tuba tudakwiye kuba. Jackie babanje kuvuga ati Jackie ni inshinzi, Jackie ni inshege, ntago azashobokana. Ariko Jackie atangiye kutwigaragariza. Atangiye kwigaragaza, atangiye kutwereka uwo ari we. Kuba tuvuze ati burya n'aba batipe baba ku mihanda dufata nk'inshinzi cyangwa indaya, abatipe baba bashobotse, ahubwo ni ubuzima baba bwarabagizeko. Ko benshi twatangiye kuvuga muri cya gihe, burya umuntu uzi kwitegereza ntabwo yatinya kumupropose. Ariko akanya bya bindi twavugaga, mani Jackie yabihinduye. Bya bindi twavugaga ntabwo ari byo turi kubona, nibyo turi kwibaza ubu nonaha. Jackie ni umuntu mu by'ukuri wavuga ko sinzi ukuntu nabikubwira, wagakwiye kuba hari hano yari aprofisi, ariko ntabwo ari ko yabikoze. Ndibuka ibintu byavugwaga cyane hariya ku mihanda, nuko twavugaga ko muri cya gihe yambikwaga impeta, tukavuga ati burya n'aba batipe n'abasista tubona hano ku mihanda dufata nk'abarara, ari abasista burya nabo ni abantu bafite umuco, ni abantu bazi icyo gukora, abantu burya biriya babijyanwe n'ubuzima, ariko umuzanye yavamo umuntu muzima, yavamo umuntu mwiza. Turabyumva, tubyemeranya n'abantu benshi. Ngira ngo ikiganiro twakoze icyo gihe mwateyeho komenti nyinshi. Jackie ni wa muntu navuga ko mu by'ukuri nimba ari ubuzima babugoranye, umuntu aba yarakuriyemo n'iki udashobora kwihanganira ikintu. Sinzi yenda mwe ko mubibona, ntabwo nzi niba yego umugabo yarakosheje kugenda akajya muri entertainment, mutangazamakuru, ku microphone akavuga bla 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 n'ibindi. Ariko twibaze, ese Jackie we ibyo yakoze, kuvuga ngo umugabo utazi kurongora, mani nguriya ntago azi kurongora, nguriya ngo nta gahunda ziwe, nguriya ngo kurongora. Twitonde,
bro, niba hari ikintu cya mbere umuntu akwiye gukipinga umugore n'umugabo mu buriri, ntabwo umwe muri bo yagakwiye kubishyira hanze pe. Ariko Jack yanze kuva ati gute umuntu utazi kurongora ubundi yaza kubaza iki? So twebwe twamwibeshyeho twumva ati Jack buriya ubuzima anyuzemo nuko yari yabuze umuntu muzima, aramubonye ariko reba ibintu ari gukora. Ese wowe ubaye uri Jack? Ubwo ndagaruka ku basista ndi kubaza, muze kumbwira muri comment, ubaye uri Jack biriya bintu wabikora? Wavuga ati umugabo mu buriri wapu, umugabo mu buriri wapu? Ndagira ngo twongere tugaruke ku maniga bajama banjye. Uri umutipe ushobora gucika wenda ukagira ikintu uvuga ukakivuga gutya bla bla, hasi umutipe w'umusista akakuvuga kuriya, haboneka gutanga imbabazi, wakwiyumva ute? Nje ejo bundi nababwiye ati ibi bintu mwamubona hano ku mihanda sometime hari igihe tuzajya tubifata nk'ikira, tuzajya tubifata nka planka, hari ibintu abantu bikinira man. Nkunze kubabwira ati buriya hari ibintu byinshi hano ku mihanda tubona, ariko bro batipe baba bari kwikinira nta bihari. Ntabwo numva ukuntu umusista man mwaba muri mu rukundo mwana agashyira hanze ibyawe nawe mu buriri. Baba sister burya hari ubwo sometime ndungo tuvuga ngo n'ubuzima bwakoresha, ariko hari igihe baba batoroshye, bro. Umutipe yawe yivugiye ngo nje uriya mu Jackie ntabwo ashaka gutuza ngo yumve ko ari umugore, ahubwo ashaka kuyobora urugo. Jack arangije amusubiza ngo ibyo ngibyo kubivuga nuko kununga no gutunga urugo byari byaramunaniye. Ibyo bintu gutumenya ko umuntu urugo rumunaniye nta n'igihe byibuze cy'umwaka muramara. Tekereza n'amezi angahe ashize Jack bamwambitse impeta. Mu gitekerezo ibi bintu ni pranka. Ari gihe bategura ko bati rero muri iyi minsi ni turi kuvugwa cyane, nta hiti dufite, reka dutegure kano kantu. Hanyuma nitumara gutegura kano kantu, karongera kaduha izina, karongera kadushyire mu binyamakuru, twe tumenyekane, tuvugwe. Nyuma y'igihe runaka nikarangira ba bantu batuvugaga tuzongera dukritinga kandi. So bivuze iki? Bakritinze ka planka kuvuga ati reka twebwe tujye sinzi nge dore impamvu mpamya ko ari planka. Ntabwo nibaza uburyo ki umuntu nta nameza ngarashira yambitswe impeta akagaruka muri kamera avuga ngo ngingegiri itazi kurongora, ngo n'umugabo mu utazi kurongora. Man nyine agarutsemo kuriya kugira ngo hit yongere ivugwe itambagira no mu mihanda. Brother Dumba, ndagusuhuje, nizeye ko uri meze neza. Man uri umuntu w'umusaza kabisa, ndakwemera fresh. Gikomeza ukora utyo kabisa. Ntago nzi uburyo nagushima bro. Dumba aho uri salute brother. Hari byinshi ubukorera abajama, hari byinshi kuri abatipe man, nmushimira fresh. One day hari ibyo tugomba kuzahuza. Dumba nge sinzi hari ibintu bimwe twavuganye mfite isano na n'uyu mutipe ndetse n'uyu musista ngo ni Jackie, abo ko ari babiri. Hakunda bibonye ubutuvugana. Kwara bivuganye ndabati Dumba ibyo bintu sinzi, ngiye ndabona bira bintu reality, ariko ubutuvugana nibwo mbonye ibyo Dumba yambwiraga karuko. Salute bro. So rero ngewe uko mbibona iyi ni prank abatipe ari abikoreye.
reka dutegure twe uyu munsi, kandi sinabo bonyine abatepanza ngabo bategura bakabarangiza gutegura, reka dukora akantu tuvugwe mu bitangazamakuru, nibivaho nyuma tuzakora kandi kameze gutya twongere tuvuge. Today trending news nuko Jack ari gutuka umugabo bashwanye, ameza ngarashira, bambikanye impeta, umwe n'imbwa nazi kurongora iki. Bro, nitonde kabisa. So reka mbashimire rero mwebwe mwese twabanye, mu by'ukuri muri abagaciro gakomeye mu bikorwa byacu bya munsi, turashima ko mudukurikira. Rero igikomeye kurushaho nuko mwakora subscribe. Kora subscribe kuri Demi Empire, ni channel ibageza amakuru abagiye atandukanye hirya no hino mu byamamare ndetse n'amakuru agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu. Si honyine tubagera no hanze y'igihugu, mu bihugu bigiye bitandukanye. Muri make tugaragiye isi ku bwanyu, tuzenguruka isi ku bwanyu kugira tujye tubageza amakuru agiye atandukanye. Nizeye ko aho uri umeze neza. Niba utanameze neza, mu by'ukuri komeze kwihangana, niko ku isi bigenda. Icyo ngusabye gikomeye nuko wakora subscribe kuri iyi channel yacu. Subscribe ni inkunga ikomeye cyane, kandi ni inkunga y'umugisha. Ciao ndabashimiye, Imana ikomeze ibane nawe.